ahazaza umuntu wese agomba kugenda yambaye ibirenge. Uyu mugore yaje kuzagira gutya agukwandagirira ku rutsinga, urwo rutsinga rwatanze amajwi kubera ibintu byamanutse aho ngaho bitanga amajwi. Umugore abireba gutya arikanze, yahise abwira abana be arabwira ati mugire gutya twiruke turebe ko twahunga tugatabara ubuzima bwacu, kuko ako kanya bari no kuza hari undi muntu ari kubareba barebera mu mbunda ye. Ariko umuhungu nawe ari kugenda kubw'amahirwe makeya afatwa mu mutego, atangira gusakuza muri ako kanya. Nyina yisaza arangije amufuka umunwa amubwira ati wa muhungu reka gusakuza, mfashe ureke gusakuza kuko urwo rusaku hari ibintu byashoboraga kuza bikurikira urwo rusaku. Arangije amubwira ati tuza. Muri ako kanya hari icyatangiye kuba, hari ibyatangiye kuza barebeye mu mbunda, hari ibyo babonye. Arangije ntabwo yahise ahunga ahubwo yahise gufatira radiyo atangira gushyira amafrequency kugira ngo arebe ko ikije yagihagarika. Cyari kiri kure, kimaze kumva amplifier ari kugenda asakuza cyane. Iyo nyamaswa n'ubundi yatangiye kumva ayo majwi itangira gucika intege, nibwo umugore yahise gufatira imbunda ahita yirasa ayimena umutwe. Barangije bagira gutya nyine kugira ngo barebe ko bakomeza bagahunga. Bakomeje uko ari batatu, barakomeza mu ruganda rushaje, barakomeza bari kugenda muri ubwo buryo. Hari uwaje arafata agufatira umugore hakuno namufuka ku munwa aramubwira ati humura ngiye nago ndi hano, ahubwo hari ikituri inyuma kiri kuza kidusanganira. Barakomeje abafasha barakomeza baratoroka, gusa cyari kiri kuza nago cyari kiri guhagarara kuko cyari ku muvuduko udasanzwe. Nubwo bari bambaye ibirenge ariko cyarabumvaga. Umugabo yahise agira gutya yinaga hano mu ihombo, acamo n'abandi baraza mama we n'ababana kugira ngo barebe ko bahunga, bihishamo aho ngaho barangije bakingaho. Arababwira ati ntago byakunda ko muba hano, mugomba kuhava vuba vuba, ati kuko ibiryo n'amazi biri kugenda bidushirana. Akirango akiri kubibabwira ati tugomba kureba uburyo twabaho. Umugore atangiye kumva ijwi, acyumva ijwi ahita amuhamagara mu izina, aramuhamagara avuga ati wowe. Arangije tamureba asanga kumbe ni umuturanyi we. Ageze gutya mwereka mu gikahita abonamo umwana. Arangije arabwira ati wenda muraguma hano by'akanya gatoya. Umuhungu yumvishe kure kiradiyo bisa nkaho hari izindi sinya ziri koherezwa n'abandi bantu, bisa nkaho ari abandi bantu barokotse. Ariko umugabo akabwira ati iyo ndirimbo yisubiragamo amezi ane rwose. Ariko umwana w'umukobwa ari hano ntabwo yabyumvaga, yumvaga hari abakirokotse bari bagihari. Umukobwa we na musaza baje gutera imibare abona bisa nkaho bituruka ahantu ku kirwa. Arangije aramubwira ati tugomba guzashaka urugendo kugira ngo tuzajye gushaka ba bantu tubahereze ubufasha. Umusaza akamubwira ati ibintu ntago bimeze neza kuko ndumva biteye impungenge, kandi na mama ntago yapfa kubyemera. Gusa umunsi ukurikiyeho habaye ibintu batari biteze, kuko umusaza we yarabyutse asanga mushiki we yamaze kugenda kare. Nyine navuga ko agiye gushaka ikirwa arabasiga. Gusa mu nzira yarageze mu kimodoka gishaje, ari kugenda agenda gutya akora urusaka atabishaka. Hari ibyo yagengageje biramwumva, bya bindi biba bitangiye kuza.